ndanywa igikoma mana yanjye, ndanywa igikoma cyuzuye kandi cyujuje ubuziranenge pe. Utu dusaya twanjye ubu ngiye kudukubita mu masaka, nshyiremo utugori, nshyiremo buri kimwe cyose. Uyu munsi ndanywa igikoma ariko ndakinywa pe. Ariko uyu munsi ndanywa igikoma we, uyu munsi ndanywa igikoma koko kandi cyujuje ubuziranenge. Ndashyiramo udusaka, ndashyiramo utugori, umva byose ndabishyiramo n'ibishyimbo ye. Uyu munsi ndanywa igikoma kimeze neza pe, ndakinywa numve ko Yesu agira neza. Umva nubwo ngiye kubetesha igikoma cyanjye, ubu ngiye kuzajya nshigisha gakeya, umva ku buryo umugabo azajya asanga n'isafuriya nayogesha. Umva nagize Imana Fani wanjye ajya kwiga, ubu ngubu nta kibazo mfite. Umva igikombe cy'amazi kimwe kirahagije, maze ubundi mpangane nawe ni ukuri. Ijoro ry'iwe ataha njyewe ubu maze kumuzinukwa, mpangane nawe agakoma kanjye njye mbyuka nteka. Ariko mama Fani wiriwe? Wiriwe neza mugabo wanjye. Uraho neza. Mukomere. Mukomere cyane. Urabizi ngeze mu mibyari batwibye ibitoki byo bibiri, barabitwaye. Niba ngiye kuzajya njya kurara mu mibyare ntabwo mbizi. Baba data we, ubu sawa bajura biyongoje bate koko? Ntawamenya. Baba we, ubuse koko ibi bintu turabifashwamo n'iki? Ntawamenya pe, sinzi menya ngiye kuzajya njya kurara mu mibyare. Noneho n'akazuba kavuye, urabona abantu bakakaye. Ubuse koko yewe nta kindi usize uteze si inkingi byibuza? Yewe uturimo twose ni imijari, nta kintu twakigera tutumarira mw'uku kwezi. Icyo bikoza ngo mwakora kwezi ho byaba ari byiza. Kuriya kwezi ureba izuba ryacanye kuriya kwezi, ariko abo batsindwa Nyagasani koko bo kuza bakajya mu mibyare bagaca ibitoki. Abo batsindwa koko uzajya ujya kuraramo cyangwa? Mada yewe ibyo ngibyo reka tubyihore, na kuyavuga siko kuyamara. Ubwo se ko ndi kubona ugiye kujya gushesha hari nta kijumba waba watetse ngo unyihere ndebe ko nagisomeza amazira, dore ko iminsi ari mibi. Ikijumba cyo ntacyo, nta kijumba gihari cyo, ntacyo. Nari nzi yuko uva no mu mibyaro ufite uzanye n'igitoki, none ngo ikijumba, nta kijumba natetse ntacyo. Mama Fani, bya bijumba byose naguze imifungo 3 yose yashize ryari? None se ndahirirwa? Narabiriye, narabimaze. Ubundi se ho ntagiteka bwo ntakimuha, ntacyo namuha, nta n'inyinya namwereka. Ese mama Fani uri gutekereza iki? Erega mugabo wanjye, erega ndagukunda, ahubwo hano haba haje abantu benshi cyane, ubwo nkabibagaburira. Arega mama Fani, naje teme nzari gutema amara, ugomba kumenyera igifu kugira ngo nanjye nzajya ngumenya. Urareba nagiye nirirwa mu mibyare kuva mu gitondo ndi kuvovorera imibyare, nubwo nta gitoki nzanye, wenda ejo bundi bizera. Umva nihe niri kwabira, ubu ngubu nenda no kujya kuzana ubwatsi. Ubwo rero niba ngiye kujya kuzana ubwatsi, ntabwo gutya nakomeza kwirirwa n'inzara. Basi ugira ujya gushesha ndebe ko wenda nimugoroba napfa gusoma kwako gakoma. Ujya no gushaka uburyo wikopesha ikiro cy'ubugari hara kwa Karisa, sibyo? Wenda tuzayishura ibitoki bimaze kuzamo. Iyo yose si? Yewe ndumva ibyanjye biyoberanye. Yewe reka ngende ngunda we, nako reka ngende. Buriya arantera imbabazi buriya kumbwira kuriya ngo ninjye ngo kurinda najya mu madeni. Amadeni se ndayagiramo iki? Ntago najya mu madeni.
ishwi uko aho yirirwa aho hose akaza igicuku cyose azajye yimenya n'ubundi ubwo aba afite aho yagomeye. kubanza ukwezi ko kubura iminsi 3 ngo bamba yanjye nongere budangire bundi bushya bose we ndi kubona turi kujyana neza kujyana neza iburu kujya ubwo ngubwo mu kanya uraza ujya ubundi nikigende kijye kwahira n'ubundi izabirya ako se kiriya cyo kugwa kigwiki ntaho gitaniye na shemu uguye ugwiki ko ntaho utaniye na showe uvuye kwahira ntaho utaniye nawe. mugomba kongera n'umushahara ahubwo umushahara uzamubwira azawugushye bose ntabwo uri umuntu jewe erega ntaho mutaniye politiki zose muba muzifitanye. nta politike tugirana ubu nisi ko bose amemba neza n'icyamushinga ariko ubundi uvuga ngo wirata ngo urazana ubwatsi ubundi shobuja we nawe akambeshyabeshya ngo agiye kuzana ubwatsi wowe umaze iki uwo mushahara wawe uhembwa n'uwo kumarira yagiye se mu mibyare none se ko numvishije avuga ngo agiye nawe kwahira ubwo nyine abonye ntihaze ahitamo nawe kujya kwahira. ubwo rero nawe ngo urashaka imishahara irengeje ukwemera ubwo wasanga nawe yagiye kurya amandazi dore ko ariko yambereye niko yambereye yagiye kurya amandazi wabibwirwa n'iki se siyo mpamvu se muri bamwe nyine yewe narumiwe njyewe narumariwe ndetse si no kumirwa ni ukumarirwa. wabujareka mbike buno bwatsi urabona hari ibi genda nawe ugende wahira ubundi ubwo se ubwo burazihaza ubwo ntabwo bwazihaza agenda wahira ubundi ubwo rutagira icyo akora yirwa ashinze icupa hariya none ari kumbwira ninje kwahira ntabwo nasubirayo ndaninaniriwe na bosi nawe nagera hariya namubwira yuko narinaniwe nishaka inabura bamba nayihereza nubwo yagiye kwahira. ndabona n'imvura igiye kubareka njye kwanura soya yanjye ndeke ziriya ndindagizi zirindagire nijya zirindagira neza nk'izitazajya zirindagiraho.